ese urasenga? Niba usenga se basi saa 9 z'ijoro ujya ukanguka? Ni ukuvuga ngo saa 9 z'ijoro niba usenga izi saha ukaba ukanguka, ukaba ugira amahirwe yo kubona ukangutse, ayo ngayo ni amahirwe akomeye cyane. Ushobora kuba uri umwe mu bantu batoranyijwe. Ese hari igihe Imana ikubuza ibitotsi? Waba uryamye saa 9 z'ijoro ukumva ijwi riguhatiriza ati byuka usenge. Ukaba wanakibaza ati se ni kuki Imana imbangamira mu bitotsi byanjye by'ijoro, cyane cyane mwaya masaha ya saa 9 z'ijoro? Ahangaha ni ukuvuga ngo yari amasaha ya saa 9 z'ijoro. Ndashaka kukubwira neza yuko ariko imbaraga z'umwijima ziba zikora ndetse ziba zihanganye n'iz'Imana. Gusa akenshi na kenshi ari igihe wabatirizwa kubyuka ngo usenge, warangiza ukumva yuko umeze ngaho uri gutotezwa n'Imana. Imana ikuvunisha, iri kukubwira ibintu udakwiriye kuba wakora. Ariko mwakiriya gihe uba ugomba gushyiramo umuhati wawe, ukaba wabyuka ugasenga. Wamara gusenga ukongera ukaryama, uba umeze nk'umuntu ufashe ingabo ukayikingira, warangiza ukiryamira ugasinzira. Rimwe na rimwe bikunze kuba wasenze ariko wasenganye indege nke mu gihe uba ugiye kuryama, cyangwa se bikanaba buri gihe mu kugira ngo ubashe kuba wafata umuryango wawe uwushyire mu biganza by'Uwiteka, uwukure mu biganza by'umwanzi. Dore ko umwanzi isaha ku isaha ikiganza cy'umwanzi aba agikura ashaka kugikoza ku miryango yacyo, kandi iyo igikojeje ku miryango yacyo nta kindi kintu tubona uretse ibyago gusa. Bityo rero ndakubwira yuko niba ubyuka saa 9 z'ijoro, ubu wamara kubyuka cyangwa se ukumva hari ijwi riguhatiriza kubyuka muri ayo masaha ya saa 9 z'ijoro cyangwa se mu gicuku cya nijoro, aho ngaho ujye umenya neza yuko ayo masaha ya nijoro uba uhatirizwa kubyuka, yuko Imana iba ishaka kukubyutsa kugira ngo ubashe kuba wakishyiraho uburinzi. Ni ukuvuga ngo ibyo dusabye twizeye byose turabihabwa mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ariko iyo turamutse twijyaniye nyine tugasinzira, niho hahandi tujya kubyuka tukabyuka imihogo yafatanye, twarose nabi, dufite amavunane, bitewe yuko ari ibyo tutasengeye nyine muri ayo masaha y'ijoro. Bityo rero mu gihe ubyutse saa 6 z'ijoro, nta kintu uba ukwiriye gukora utari wafata muri telefone ngo umenye yuko ari saa 6 z'ijoro. Uba ugomba gupfukama ugasenga, cyangwa se saa 9, ayo masaha y'igicuku cya nijoro uba ugomba gusenga uvuga ati data wa twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ifite ububasha n'ubushobozi, manura uburinzi ku muryango wanjye, manura uburinzi ku gihugu cyanjye, manura uburinzi ku bantu banjye, manura uburinzi ku bantu bawe bose kandi ukunda. Aho ngaho wamara gusenga iyo sengesho, warangiza ukongera ukaryama. Wamara kuryama ukongera ugasinzira. Mu gitondo wabyuka ukaragiza Imana igihugu cyawe, dore ko nta kiganza ufite cyakurindira umuryango, ndetse nta n'ikiganza ufite cyabasha kuba cyakiza umuryango. Cyo bikoze ikintu bamya neza yuko ikiganza cyawe gishobora kurimbura umuryango wawe. Wateye Imana umugongo, ikiganza cyawe gishobora kurimbura umuryango wawe, ikiganza cyawe gishobora kwica umuvandimwe wawe, nguko ikiganza cya Gahini cyishe cya murumuna we Abeli. Bityo rero iyo utabashije kuba wategeka ibibi ngo bibashe kuba byava mu biganza byawe, cyangwa se ngo utegeke ibibi bibashe kuba byava imbere yawe, ni ukuvuga ngo ibyaha byitugatugira ku rugi rw'umuryango w'inzu yawe, nguko ibyaha byagiye byitugatugira ku muryango w'inzu ya Gahini. Ibyo ngibyo murabizi, ni mu itangiriro. Imana iradukunda, nta nubwo yadupfusha ubusa, yewe ntiyanadutererana. Ariko kuba utabona ibyo ushaka si uko Imana yo iba itabireba, ahubwo se ufata umwanya wo kuyisaba. Iyo ugisabye se si ugenda ukituriza, ukituramira, ukavuga ati nasabye Imana izabikora. Ibyo ngibyo ntibihagije. Iyo usaba unarakora. Iyo usaba urakora, ntabwo ukwiriye gutuza. Mbabwira neza yuko rero ibitekerezo byanjye bigomba kubaho ari ibigirira umumaro umuntu wese warebye video zanjye. Ntabwo ibitekerezo byanjye ari ibyo kujyana muri za konyage, za nzoga nyine z'ingorane, mwiyahuze. Ntabwo ibitekerezo byanjye bikwiriye kujya aho ngaho. Niba unazinywa jya unywa mu rugero, si byo se?
nguko ndetse ngubwira ngo wanywaga ikese ya mitsingi none ubu ngubu ngiye kukubwira ngo uhite uyivaho ya wa mu rugero wanywaga ikese ya mitsingi kuraho amacupa abiri nankubwira neza yuko bino bintu nyine biba bidufitiye umumaro impamvu bidakunda nuko ari ibindi bintu bifata nk'ibintu by'umumaro ariko bitadufitiye umumaro. Ureka ngo uhereze urugero ufite abana 5 mituweli ni 3,000 ejo bundi ishobora no kuzamuka ikagera ku 5,000 ariko mu bana ufite ntubasha kubasengera nyine muri cyo gicuku cya nijoro ntubasha kubasengera mu gitondo ntubasha kubasengera ngo baragize Imana nawe ubwawe ntabwo ubasha kwisengera ngo Imana igire icyo ikora basubona amafaranga ubashe kubakishura abana bawe mituweli. Ese ejo bundi abana bawe ntujya kubona ukabona batatswe n'ubugwayi utari wishyura mituweli, ese kweri si kizaba ari ikibazo cyawe? Kizaba ari ikibazo cyawe kuko nta muntu wigeze ukorera basenga kwambura. Anakwambuye wamushobora kuri leta ukavuga ati uyu muntu aranyambuye. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo wikiranure no kurega hakiri kare, atagushikiriza umusirikari, atagushikiriza umucamanza akagushikiriza umusirikari, umusirikare akagushira mu gihome. Ati ndakubwiza ukuri yuko utazava mu gihome utishyuye amafaranga yose, uzishyurirwa amafaranga yose urimo uwo muntu, ndetse kugira ngo uve mu gihome ntabwo uzava mutamwishyuye n'idenariyo na rimwe, umwenda umurimo wose uzawumwishyura. Ariko niwikiranura nawe mukiri mu nzira ntabwo azakugeza mu ntuza, bityo rero umuntu akwambuye waramukoreye ufite gihamya kigaragaza neza yuko agufitiye amafaranga, uwo muntu ukwiriye kumushikiriza ubuyobozi. Wamara kumushikiriza ubuyobozi ukabona amafaranga ukishyura mituweli. Ariko niba yaragiye kwishyura amafaranga nyine ukajya kuyanywera, uyu munsi ukanywera 3 ejo ukanywera 6, ufite abana 5 ushobora kwishyura amafaranga 1000 bigera kuri 15. Ni ukuvuga ngo aho ngaho uzaba warizize. Ariko ntuzajya ubyuka ugasenga ukavuga ati Uwiteka wembereza akazi. Mu gihe ubonye amafaranga uba ugomba gukuramo amafaranga agomba kukugirira umumaro, ndetse ayo mafaranga ukuyemo akabasha kuba yakubakira ejo hazaza hawe, kugira ngo ubashe kuba waba mu gihugu kirimo umutekano, igihugu kirimo ituze, igihugu kirimo amahoro, gitemba amata n'ubuki. Please mwe munyihanganiye, hari uburyo nyine ibi byuma by'abazungu ujya kubona ukabona bizanye ibibazo, biba biteretse nabi. Naka ekuteri mfite mu gutwi wajya kubona ukabona iki n'iki, ntabwo turagera ku rwego ruhambaye ariko tuzarugeraho dufatanyije, sibyo? Cyo nagusaba ni uko wakora subscribe kugira ngo uzajye ubona inama nyinshi za buri munsi, ndetse n'amakuru meza agenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, Instagram, TikTok, aho hose. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubahaza ibyiza. Naho ubutaha, bye bye, ciao. Ndabakunda, se mwe murankunda? Niba munkunda ni mukande mu subscribe, mukande like, mutwandike muri comment, turagukunda. Bye bye, ciao, hasta la vista, naho ubutaha. Wow.